umugabo agize kurara mu kabari nanjye aho ndahangaha ako mana yanjye ikigeragezo cyo kubura umwana kiragatsindwa gusa ibi ni ibiki mana yanjye nuko ko nzabigenza nacanaga kuri gaze nsigaye ncana sinzi nuko babyita ariko iki gihe nacyo nzagisubiza ba nyiracyo nacyo mukansinyihaye ubwato ubusubu koko ahe nshakira nakihorera ariko koko sipesiyoza nagorwa ndagira imirimo yaha mu rugo umugabo yaranaye ubusa koko mana yanjye ibi ni ibiki ntabwo sinzi ubusubu nzabigenza ariko ntabwo mfite gutinya nubwo umugabo yantaye nubwo yansize n'ubundi kuguma mu mirimo y'ahangaha ntacyo nzi niruhukira nkaba nzi ko ngiye bagiye kunembereza muri sitawa ubundi ibi ni ibiki none dore ni mu cyaro yego bahagutembereza se bagira iki reba ibikeri ndumva biri mu kunsakuriza kandi nzi ko ari mu mujyi nuko nyine nibwo butembere wakoze ariko mama hano ni nakure se wa mwana we ntibambeshyaga ngo batuye mu mujyi none ndorera twagenze amaguru yahiye ubu nzi ko ngiye kureba sitawa aya mazu meza yo mu mujyi ngo numva ngo barayavuga izo safari z'ababyaye umuhungu wanjye yaturayo nta mwana ariko ubundi mama ngenda kubaza ubundi ni umuhungu wacu utabyara cyangwa n'uriya mugore mwazanye reka musaza wawe arabyara n'uriya mugore sinzi iyo yamutoraguye ubu dufaranga twose ubu nari naniwe no kukugurira udukweto yose sinayamuhaye ngo turebe ko yabyara ngaho mama reka twihute mumusubize iwabo reka nkubwire ndamuguharurira nanjye mama natwe turi kumwe oya nanjye nananiwe rwose ndabirambiwe pe ndabirambiwe n'umuhungu wanjye nari mwise rwose ngiyumvamo hajya ngo bamwita ngo iki niba ari ngo sipesiyoza ariko mana yo mwe sipesiyoza icyo kizina ubundi nicyo haganaye by'iyo ngiyo nyine iyo ngiyo yego Imana ni nziza ni ukuri yanangaje uyu munsi byandenze pe sinzi ukuntu nabivuga kanihute ariko se hari abantu mbonye hariya kandi ndabona ari abakecuru bari abantu bari gukora icyo hariya buriyara bajya kubabaza hari igihe twakomezanya tukajyana no ku gasoko nabona bakenyeye rwose mbona se ndabona ari goreti na nadine kandi nabonaga ari abakecuru baranangaje bose bikenyeje ibitenge biriya ni ibiki kambabaza muri aho gore muri aho nadine none se ko mbona mwikenyeje ibitenge bimeze bite tuvuye gusenga
ukagenda weho uteze ibitambaro n'ibitenge umeruka uri umwana wigize umuntu ubyaye nk'inshuro 10 we ubu uyu ni wo muco wacu umuco ibiki akandi mbabwira abantu mwigira ibintu byo gusenga ubwo se uragira ngo njye nambara nkawe dore nguko nyine oya rwose ubu se wamenya ko mbyaye gatatu ibyo ni iby'abantu bo hanze natwe tuzabishinge twambare simfite telefone yanjye ubu se ufite ihe kusenga wayibona utese ngo ni imana yacu niyo dutegereje natwe igihe n'ikigero ubundi wowe mwarayobye mwebwe ariko uzi n'ibindi ugore umva ngiye iby'imana ngiye kubivamo reba undi mwana afite taci reba ukuntu yambaye umva nambaye ikanzu ejo bundi nzambara mimi umva iby'imana ngiye kubireka rwose abantu bahinduka mu kanya gato ko kubuse nawe aka kanya ariko se ndebera nambaye bukamambire ariko reba undi mwana yambaye ubu si umuntu amenya ko abyaye gatatu reba inkweto yambaye reba agakoti ukuntu ubwo si kubona ngiye kwambaye kujyamo yatabikora ngo wirebere ntacyo bituma ngo ureba ngiye kwigendera we nanjye niyo mu ijuru ry'ibibone abantu ukuntu bari gutongana mureke tujya kumva ibyo bari kuvuga ariko ababyeyi b'iki gihe mana yanjye agise mureke twitahire